wageze ku gasoko. Okay, we ntari bimanuka muri ako kayira k'igitaka uri kuhabona. Hari akazu k'amazi. Urahita ugera ku gipangu cy'icyatsi, niho nyine n'icyo gipangu niho uri buhite winjira. Nta mayobera arimo, nakumanuka ku kayira konyine k'iruhande y'akazu k'amazi. Sawa. Yego ko mana sifa. Umaze uteze? Yego ko mana yanjye. Nuko wabaye? Wabaye umusirimu. Aye mana yanjye wapi? Ese usigaye ubona? Ako nawe urijijisha pe. Ntabwo uzi ko usigaye naragiye muri Kenya. Wese we musajya tutaguzwe nahayo. Ukimuka shabye umva. Uzi ku video wagendeye. Habaye Mwana ubuzima bwarahindukanye. Ubu mfite story umuntu urenda kuwiga. Nababashiri bafite se. Yumvira ko ufite abashiri bandanye bagutamo ibiceri byagenze gute? Shaya byose byarangiranye na kiragi. Ese ubundi sho kwese ugaruka ubundi bimeze bite? Shawe ntabwo wamenye ibyanjye. Umva ntabwo wabyumva ibyanjye ni birebire, umva byaranshanze nanjye ubwanjye sindisobanukirwa ngo menye ngo ni ibiki. Ako kanya byose bise Bireke ntabwo wabyumva. Ahubwo sonesha hari ikintu cyari gitaje. Mfite musaza wanjye nanjye ubwanjye ntabwo nari muzi, umva sinzi niba yari ariho, sinzi niba twaranavugana ariko natunguwe. Niba tuvukana kandi simbizi pe, burya sugira musaza wawe kandi nabyumvise. Nanjye nabyumvise numva ko barambwira ngo mfite musaza wanjye, gusa nyine byantunguye. Ese umusaza wawe byagenze ute kugira umuntu? Babimbwiye musaza gusa byantunguye pe. Kugira ngo umenye neza hari umuntu wanyandikiye kuri WhatsApp rangira aneza video rangira ngo si ko ufite musaza wawe, nakohereza video y'uwo muhungu. ngo ni musaza wanjye gusa byantunguye. Gusa ikintu cyambabaje nuko yambwiye Guki? Nese ntabwo ndi kubyumva. Uwo muntu yakweretse video, uwo muntu usarabazi neza? aratuzi twari duturanye. Nese uwo muntu yitwa nde? Nakubaza nanjye ntabwo bitamushije. Nese uretse ntabwo ndimo kubyumva neza. Nese uwo muntu ni nawe mpamvu mbese yatumigarukiye. Nese bakubwiye se location fresh inzu yacu nta n'ikintu na kimwe ikintu nuko yaratuye nta n'umuntu bakubwiye bizatiye iwe wacu. Nanjye nibyo bintu biri kubijya mu mutwe bibishakisha. Mana yanjye nese ibaze noneho ni umuntu mwari mwagahuye ngo umenye ngo urahera he. Nese basi bakubwiye izina rye se basi? Ntabwo bararimbwira. Mana yanjye se nk'uko numva bigoye turahera. Nanjye sinzi pe, gusa nyine umuntu wanyandikiye ndaza kumubaza. Uwo muntu rero ndumva ari uri bugihe aho guhera. Rwanda dukunze tumenye neza ngo turabigenza gute kuko tubaza umuntu muzi izina rye. Ni gute mubona noneho ampesi mubonye yapfe byibuze atanariho munamenyane basi ngo mubone mu maso. Kahangane nyine ubwo ngubwo reka tubanze twicare tubyigeho tuza kumenya icyo tuza gukora, ariko ntabwo biri butworoheye. Ntabwo byoroshye, umva nanjye nataye umutwe, sinzi icyo nakora gusa nyine ndabizi bamfashe. Nese shumani we nyine nakundi ubundi se hari ahantu wenda waje uhitira ku buryo nyine waje ko hajya
kuba uhari cyangwa urabigiye nanjye nk'icyaha wapi nyamara nkinjira mu Rwanda nta wundi muntu asamo amagara wowe ubwo ngo Bose umeze neza rwose wenda guhemba sha suri kabisa wambaye ku mayinite se fasi mbonyemo MTN cyangwa mbonye muti nta kigori kiriko uyafite kuri fone wamamagarira umuntu kabisa hanyuma se icyo ufite mu ntoki n'iki fone yanjye amayinite yashiranye kabisa aragushiranye mbonamo MTN ntabwo nkubonyemo MTN wenda nuko duhuye bati ngusaba agaserivisi ufasha urumva ukeneye amayinite pe yesi mamagarira umuntu kabisa ufasha ubu ushaka guhamagara undi muntu nshaka guhamagara mushiki wanjye kabisa mushiki wawe yesi wese wategereje kuguhamagara oya ndamushaka byihuta inzira hiye simbonye uko ubutamo rugurira ntabwo inzu ihiye nta kibazo ahubwo we niba nta kibazo urumva ngenda guha amayinite yanjye ngo nta kibazo ni ukumumamagarira gusa byonyine kabisa wafashije wagiye undi nkurikirana aho wafashije ariko wagiye ugeze ubona hari ahantu gufasha umuntu bibagara agaragara ntacyo ndasaba ubundi mwabaye muti ngo mbwira nimero yawe 079 079 0 yego 52 yego 80 yego rimwe cyangwa nawe uri ingegera nk'abandi bose nomero zanyu kombona unsanga nkorera vuga ibyo uvuga umeze gute mushiki wanjye bimeze neza wowe umeze ute yego kuro ndakumva none ko umpamagaye saa nyine dushaka andi mafaranga pe amafaranga angahe nk'ibihumbi 100 okay ibihumbi 100 ubwo ndaza kurebera nimugoroba ndaza kuguhamagara niba ndayakohereza ariko nta kibazo okay nta kibazo uze kuyanyohereza nariba ubwo ngubwo turi buvugane nimugoroba ubwira ko phone yitiye ariko phone nta mayinite natiye uze kumamagara ku yanjye rero ndaguhamagara kuri yawe sawa se shafite na nyoko rwaye sawa bye kabisa rwose boss none se ni sawa ni amahoro nta kibazo se kumuhagaritse sha muri iyi mvura ko mbona ikirere kiri gusa nabi bagira ngo inkubi insinda ahangaha dore ko we no gutazi ukomeje nirukana ahubwo rasa ku ntego dore imvura igeze mu mujyi nirukanka mbanza gusaba imbabazi anje gusaba imbabazi uhora mu mbabazi ubundi nta gihe urakora ikintu kitarimo imbabazi biga boss yari niyo mpamvu Imana bakize ku isi yakizeho kutanga imbabazi ndetse k'imbabazi muzihorana imbabazi nyine ndi kubasaba nyine ntabwo byakunze neza ndaharya umugabo reka ngo uri umugabo mugenzi wawe imbabazi niba uje kumbwira imbabazi hatemuze erega barakumenya ko wakoze ikosa ugasaba imbabazi ni byiza ariko hari umunsi rero wambwira ikintu kitarimo ikosa tuvugishe ukuri tureke yenda tube turetse ho gato hari igihe wari waza kumbwira ikintu kitarimo ikosa oya ariko nyine mbanza mbanza kwisegura ubundi muri make ikindi cya kabiri
mu gushimuta Honete nabyo nyine haracyarimo imbogamizi. Oya byo nta mbabazi. Gira ati harimo imbabazi. Byo nta mbabazi. Gusa nyine harimo imbogamizi bose. Turi gukenera imodoka kandi imodoka izera ko kujya kuvuga amafaranga ukemera amafaranga. Ntabwo ndizi uri kuza kumbwira ngo hakeneye none se ngo nayo nikugurira nawe gakosa. Nyine yego nyine amafaranga aduhaye afite umubare ariko rwose harya ngo umuntu yemera ikintu azashobora ariko uzi ko byo nyine ndi kujya gukodesha imodoka bakanyakira 800 kandi ntabwo akazi nzagakora njyenyine ari undi muntu tugarutse kongera kuburana akazi narinzi ko karanye bose ntabwo kararangira ubu menye ko mfite inshingano ebyiri tujye dutandukanye niba ufite inshingano za koma ufite n'izanira si iminsi 2 itandukanye biba ugiye kuyibebera mu minsi si iminsi 2 itandukanye yego none se nibwo tumbwira ngo ufite inshingano ebyiri ukuri inshingano ebyiri ni mu minsi 2 itandukanye hamwe nijoro ahandi nama nibwo tumbwira ngo inshingano zakugoye niba ufite inshingano zo koma zikarangira saa 10 izindi nshingano zawe zigatangira gihe ki saa 12 ubwo tubare reka ijoro turibare mu munsi izo nshingano tuza kumbwira ngo zagora n'iki nanga reka nawe ujye uza kumbwira ikintu kibazo nawe unagisha inama n'umuntu muri gukorana kuko gese ibintu uraza kumbwira ngo inshingano ngo zabaye nyinshi hanze ukore kimwe niba uvuga ngo ijoro uraryama niba ari byo wahisemo ntabwo byoroshye reka ntukagiteganya ko uzakora ikintu babikora ariko bose ngo ubundi mufite amafaranga tugushyire n'imiyaga mukaduka kugira ukamenya n'imagana abiri bose rega ntabwo kari akazi bamuhaye nyine ari ikintu cyoroshye ugiye mugakora none ntabwo ari ukwicara muri biro kuko reba nicaye muri ofisi gakora ibyo ngomba gukora kari akazi bisaba kukwigerera byose igihe unanyongerera amagana abiri bose wanjye ubutesi mu mafaranga ni iki uri gukina n'imana sinzi nawe niba utabibona iyo wayakoreye sinzi niba nawe ujya uvuga ngo reka noneho ngo ubire aba bantu ngo twarakoranye ngo twicare dumwe aho uyakuye se aharara bitasubira nawe jya uba umuntu w'umugabo ubu wakoze ibintu wemeye nk'umugabo ariko ntukaze gusubira mu ijambo bose ntabwo wakumujije ko ntazongera kubisubiramo ariko imbabazi bose ugomba kuzamutayo kora akazi none se ibyo ngibyo ni wowe ubimbwiriza cyangwa ninjye wakabyibwirije ku giti cyawe nzabikora kandi ndanabikora ubundi muri iyi minsi ndabikora nawe urabizi ko tujya no mu rusengero tujya kuzaka ariko buri muntu atazi niba yazi hano cyangwa yazi urabona umuntu wahaye imbabazi se mu rusengero ubu dore n'imvura iranaguye uri kunyagiriza ubusa wanyaba uri kunyagiza umbwira ngo ubu noneho gahunda yawe njye ndabikwije iminsi ibiri ugahita mbikora ahubwo ibyo tubivuyeho nshaka kukubwira ko ubu twongeye gutsindira irindi soko rijyanye n'ikisikana noneho ariko ubundi kuki uba utanyandiki telefone kumarira bosi ni ukuri kumaka none se interineti uba ufite imaze nta siteresi aho uzajya wumva ibintu byose uzampamagara ngo ngwino nkaza nk'imvura uri ariko bose sinzi ariko hari igihe mbyohereza kuri imeri sinzi impamvu useruka kuyikoresha mani buri kimwe cyose kuki ukunda kumpamagara wajya ukora ibintu ko interineti yagiye nzajya mbikora nta kibazo ubu ngubu kuzongera kupfa kubahamagara tuganira iby'akazi nakagombye gukohereza ntibizakunda ahubwo nzajya mbahamagara mbabwira ngo ibi n'ibi dushaka gutsindira byagenze guhamagara ubu se nanjye mba ndi uko uri mu kazi kakuzengereje nanjye mba ndi mu bindi binzengereje rwose nawe baraguhugije ntawe rwose rwaraguhugije ntabwo kigaragara rwose imbere wajya kunatuma hari ukuntu mpfira honete si honete honete
ako bose gukunda ukanakunda ukamara ari byiza ase ubundi bose wowe wakunzwe na buri muri icyo kiganiro turamukunze bikagiye ahubwo reka tugende ibintu bisa nkansindira n'ahandi reka nyine tugende ariko nizere neza ko umunsi turi buze ejo umunsi turi itariki zingana 10 turebe 18 nibona tuzahura bandika bahise ibintu byo kugendagenda ntabwo bari nk'ibi ngibi ntabwo ari ibintu wakabaza ikibazo nyine ngo ngo tuzavugana nyine okay sawa narebe Nete. Nete. ase bite kubuzungu yakoze kumwe Utuye. bane yicariye nyine ndimo kuruhuka Baze ko ninjiye ngira ngo hamza uramenye yuko dore nde wabi ubundi kutambwiye kugiye hano habaye iwacu nuko uko wishaka usanga nyine ari ukuntu bibereye naregera ko nari kumenya kuko n'abaruhuke ubundi icyo usanze bari gukora cyangwa se baje nawe niba se bimeze bityo reka ko mugane ari amahoro cyangwa ntabwo ari amahoro neza ukuntu uje ko mbona nta kirutaye ni amahoro ikintu cya mbere kinzanye rero ndashima ko wabonetse turi kuhakora nawe hari ibitagenda neza ibise bitagenda neza kumara akazi kanjye mukora neza uneze n'ibiti bitagenda neza njyewe urumva ngende impanuka iyo abakozi bagenzi bari mu gukora akazi gusinzira kuri mashini raporo kuyatanga kucanga ni uko utaramenyera akazi cyane ni uko uba udashoboye gukora akazi kuko bikwiye reka ntabwo ari uko ntashoboye kandi ikindi ntabwo ari uko ngo wumva akazi kananiye ngo uri mushyashya kuganira wawe ahubwo njye ibibazo byawe naza mu rugo sinzi umwanya wo kuruhuka bikamfata rero mu kazi gutyo nkaza n'umunaniro n'ikihaza ariko ntihanganire tundana tukakosora ubone ukeka ko gusaba akazi byatworohera kurenza kugakora reka twumve nyine ko ufite ibibazo kandi bimwe na bimwe bihora bindi sibyo kandi ndanabyumva ariko se ibibazo byawe urashaka bikire mu kazi k'abandi waje usa erega abakozi benshi bavuga ngo ukagoresa iyo twamaze kugera mu kazi twicara twumva ko ibintu byose ari amahoro waye ni ukubera iki erega nanjye uko nza nkababaza ibyakozwe uko byagenze nanjye niko nza nkabibaza ntabwo njye nzajya nkomeza niringira amakosa y'abandi bantu bite nyine ni ukubera iki nyine icyo kibazo cyabaye nyine ntabwo hari umukobwa twakoranaga witwaga Siyama nawe afite ikibazo nyinshi noneho we yaranakureba
iyo wenda wowe akubagura kwica wenda waje nubwo rimwe na rimwe ukerera ariko we nk'iminsi 3 mu cyumweru yarayisiba kandi yaje kukamusaba imbabazi zitiriye imfubyi n'umubare mw'akazi tunamuha n'akazi tutamaze no tutanamukoreye atanakoze na test bakumva tumushyira mu kazi atangira kwitondera cyane bayino nyihanganire aya makosa yabayeho ndaza kuyakosora ntabwo bizongera. Okay, nta kibazo sibyo gusa wenda nizere ko umuntu ubwira wumva ntakonika cyane cyane ukora akazi wigiye ukora ibyo wigiye cyane mu bundi buzima busanzwe se biteye mukecuru ameze ute? sha mukecuru se nyine ni kwa kundi nta gihinduka aracyari kwa muganga kumwe na musaza wanjye biracyakomeye nyine biraho. Okay. Ngira ngo ikintu cya mbere nyamukuru cyari kinzanye ni cyo ngicyo wenda no kumenya amakuru nabyo ni byiza nimba ibindi byose ari amahoro ngira ngo nataha nkabona n'akavura kagiye kugwa. sha nta kibazo nyine ubwo ngubwo urakoze kuza kundeba ngo nyine ndareba aho bitameze fresh zabihindura. Ubikosore ugiye kubinyizeza ndaza kubikosa. sha abakobwa ntabwo mu gikorwaho nicyo cyiza cyane igitsina gore wangira iki sigiye nk'uhaba ukumva se yo kanyene nyine mwana witeho